Ni mu musangiro kandi waje kuba ubera ku cyicaro cyangwa se kuri Minisiteri ya MOD, iyi ngiyi ni Minister of Defense, hariya kuri headquarter ya Rwanda Defense Force cyangwa se iya RDF hano ku Kimihurura. Nibwo rero haje kuba haba umusangiro wo kwakira abakinnyi, abatoza ndetse na komite yose ya APRFC muri rusange, ubwo babashimiraga ku gikombe kiruta ibindi yaje kuba itwara mukeba wayo bihe byose Rayon Sport. Ndetse ibi ngibi tugiye kuza kuba tubishingiraho tunakubwira ko kuri ubu ngubu kandi haje kuba ari nabwo hasobanurwa inshingano nshyashya Brigadier General Deo Rusanganwa yaje kuba ahabwa nyuma yuko kandi hakomeje kuba hahwihwiswa ibintu byinshi ndetse bikaza kuba bivugwa ko atakiri chairman wa APRFC. Byose tugiye kuza kuba tubishingiraho tukubwira iyi nkuru imaje kuba isobanurwa neza, ndetse akaba yaje kuba ari amakuru yaje kuba ajya hanze ku mugoroba wo kuri uyu wa 12 Mutarama 2026, ubwo aba bose bahuriraga mu musangiro baje kuba bishimiramo igikombe batwaye batsinze mukeba wayo Rayon Sport ibitego 4-1, ndetse akaba ari naho haje kuba havugirwa amagambo atandukanye hanasobanurwa neza inshingano Brigadier General Deo Rusanganwa yaje kuba ahabwa, ndetse kuri ubu ngubu kandi bikaba byaciwe amarenga yuko hazashyirwaho undi chairman mushya mu gihe kandi uriho kuri ubu ngubu ari w'agateganyo, ndetse bikaba bizasobanurwa mu gihe kizaza nk'uko byaje kuba bisobanurwa na General Mubaraka Muganga. Uyu nguyu akaba ari n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ariko nanone kandi akanaba umuyobozi w'icyubahiro w'ikipe ya APRFC. Byose nibyo tugiye kuza kuba dushingiraho tunakubwira kandi tunakugezaho ijambo Deo Rusanganwa yaje kuba atangaza, ari nako kandi yaje kuba avuga neza ndetse anasobanura inshingano yaje kuba ahabwa zatumye atakiboneka cyane mu kuyobora ikipe ya APRFC. Kandi subscribe, amakuru acukumbuye kandi agezweho niyo tuzajya tukugezaho agisohoka ako kanya. Ubwo hari ku itariki ya 9 Ukuboza 2025 nibwo ku mbuga nkoranyambaga ndetse nibwo amakuru yaje kuba ajya hanze ko Brigadier General Deo Rusanganwa wari chairman w'ikipe ya APRFC yaje kuba bitangazwa ko yakuwe muri izo nshingano yari amazemo umwaka ndetse n'ukwezi kumwe, ndetse akaba ubwo ari amezi 13 yari amaze muri izi nshingano ari we muyobozi mukuru wa APRFC. Na amakuru kandi yatangiye kuba ahwihwiswa mbere yuko uyu munsi ugera, ndetse haje kuba hatangazwa amakuru yuko nanone kandi uyu Brigadier General Deo Rusanganwa atakiri mu buyobozi bw'ikipe ya APRFC, cyane cyane biturutse ngo ku nshingano nshya yahawe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, ndetse akaba ngo yari yahawe kuba ajya kuba mu zindi nshingano cyane cyane zijyanye n'igisirikare, aho hari habonetse inshingano nyinshi ndetse itakibonera umwanya wo kuza kuba yakurikirana ibikorwa bya APRFC. Ndetse Brigadier General Deo Rusanganwa n'ubundi yari asanzwe ari umuyobozi wa division ya 2 mu ngabo z'u Rwanda, ndetse kuri ubu ngubu kandi yagiye mu buyobozi bwa APRFC asimbuye Colonel Retired Richard Karasira nawe wari wagiye kuri uyu mwanya, ndetse akaza kuba nawe awusimburwaho mu gihe cy'umwaka umwe, ndetse akaza gusimburwa na Deo Rusanganwa. Ariko ku mugoroba kuri wa 12 Mutarama 2026 nibwo haje kuba hasobanurwa neza ndetse hanavugwa inshingano nshyashya Deo Rusanganwa kuri ubu ngubu yaje kuba ahabwa, ndetse akaba ariyo mpamvu atakiboneka mu nshingano z'umunsi ku munsi mu ikipe ya APRFC yari asanzwe abereye umuyobozi guturuka mu 2024. Aya makuru kandi yaje kuba ashyirwaho umucyo ndetse aza kuba anatangazwa biciye mu mucyo na Deo Rusanganwa wubwe, aho yaje gutangaza ko akiri umuyobozi mukuru w'ikipe ya APRFC, ariko yemeza ko amaze igihe afite inshingano zo kuyobora division ya 2 z'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyaruguru, ndetse ibi ngibi yaje kuba abitangaza abishyiraho n'umucyo nyuma yuko benshi bakomeje kuba bibaza niba koko APRFC yaba yarahinduye chairman mushya cyangwa se niba koko Brigadier General Deo Rusanganwa akiri umuyobozi wayo. Ndetse yaje kuba yemeza aya makuru mu kiganiro yagiranye n'umuyobozi wa YouTube ya APRFC nyuma yuko ubuyobozi bw'ikipe bwari bumaze kwakira abakinnyi n'abatoza ndetse n'abandi bose bo muri staff ya APRFC mu rwego rwo kubashimira ku bw'igikombe cya Super Coupe begukanye kuwa 6 w'icyumweru gishize, ndetse baje kuba begukana banyagiye mu kireba wayo Rayon Sport ibitego 4-1.
Nanone kandi Brigadier General Deo Rusanganwa yaje kuba asobanura ibi ngibi ubwo yabazwaga niba akiri chairman w'ikipe y'ingabo z'igihugu ku nshingano nshya, ndetse byavugwaga ko yamaze guhabwa ndetse bivugwa ko ngo yatakibonera umwanya uhagije ikipe y'ingabo z'igihugu kugira ngo ayobore, ndetse yaje gusubiza ko kuri ubu ngubu kandi abifatanya n'izo nshingano zombi, ndetse avuga ko yego atakiboneka nk'uko byagakwiye kuba aboneka, ariko avuga ko akiriwe chairman wa APRFC kandi ko n'ubundi izi nshingano azifatanya, ariko nanone avuga ko akazi k'igisirikare nanone kandi ariko biba bigomba kugenda, kuko ngo na APRFC ari inshingano z'igisirikare kandi nazo zigomba gukorwa muri rusange. Deo Rusanganwa yaje kugira ati turi mu gisirikare, iyo umuyobozi mukuru w'ingabo avuze nta gushidikanya nawe urabyumva. Ejo bundi muri ahangaha yababwiye ko chairman wa APRFC ari Brigadier General Deo Rusanganwa kandi ni njyewe. Ubu nguwo ni njyewe yavugaga, ariko mu by'ukuri njyewe mfite izindi nshingano, nyobora division ya kabiri ikorera mu majyaruguru, kandi nanone izo ni inshingano ziba zigomba gukorwa, kandi nanone n'inshingano zo kuyobora ikipe ya APRFC nazo ntizigomeze kuba zagwa zidindira, nazo zigakomeza kuba zakorwa, ariko mu by'ukuri ndacyari chairman w'ikipe ya APRFC. Brigadier General Deo Rusanganwa kandi yavuze ko kubera akazi k'ibanze afite ko kuyobora ingabo ndetse no kurinda abaturage, hari ubwo igihe kizagira bikaba ngombwa ko atagaragara muri APRFC bitewe n'izindi nshingano aba agomba gukorera igihugu ndetse n'abagituye. Avuga ko kandi ibyo byose mu gihe cyose bitari byashyirwaho umucyo ndetse ubuyobozi bukuru ngo butari bwafata umwanzuro, byose akibikora kandi akiri chairman wa APRFC kandi akaba akiri n'umuyobozi wa division ya kabiri ikorera mu ntara y'amajyaruguru muri RDF. Kuri ubu ngubu kandi amakuru avuga ko mu gihe Brigadier General Deo Rusanganwa azaba avuye burundu mu nshingano zo kuyobora iriya kipe y'ingabo z'igihugu, ashobora kuzasimburwa na Major General Alex Kagame wigeze kuyibera umuyobozi, ndetse amaze iminsi agaragara cyane mu bikorwa by'iyi kipe, ndetse mu gihe yayoboraga iyi kipe yaje kuba aba umuyobozi w'icyitegererezo, dore ko yayihesheje ibikombe byinshi birimo Sekafa Kagame Cup, akazamo kandi ibikombe bya shampiyona, ndetse yaje kuba anagera ku bigwi bikomeye cyane mu gihe yayoboye iyi kipe, ndetse binavugwa ko ashobora kuzaba ari we kuri ubu ngubu kandi uragizwa iyi kipe y'ingabo z'igihugu itari yayoborwa no muri tayadi kuva yatangira kuba yabaho, ndetse n'igihe byabaye mu gihe cy'inzibacyuho, ariko ubundi ubusanzwe APRFC iyoborwa n'umusirikare utari wajya muri retirement cyangwa se utari wajya mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko nanone kandi Major General Alex Kagame kuri ubu ngubu akaba ari retired, ndetse akaba asanzwe ari umugaba mukuru w'inkeragutabara, ndetse akaba azi izi nshingano bivugwa ko ashobora kuzaba azivamo akaza kuba yayobora ikipe y'ingabo z'igihugu. Kuri ubu ngubu bivugwa ko Deo Rusanganwa atakibona umwanya uhagije wo kuba yakomeza kuba umuyobozi w'ikipe ya APRFC. Kuri ubu ngubu kandi nubwo hagaragaye aya makuru, andi makuru akavuga ko Colonel Tayad Vincent Mugisha usanzwe yari umunyamabanga mukuru ari we kuri ubu ngubu usigaye abo mu bikorwa bya hafi by'ikipe ya APRFC, mu gihe Deo Rusanganwa atakibona umwanya uhagije, ndetse na kandi bivugwa ko uyu nguyu ashobora kuzaba ari we ukomeza kuyobora mu gihe cy'inzibacyuho, ndetse no mu gihe azaba akorera mu ngata Deo Rusanganwa, mu gihe agitegerejwe ko hazajyaho ubuyobozi buhamye bw'ikipe ya APRFC, ndetse akaba ari igikorwa kizafatwa n'umuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda, dore ko n'ubundi APRFC isanzwe irebererwa n'ingabo z'u Rwanda, ndetse akaba nazo zigena abayobozi bayobora iyi kipe y'ingabo z'igihugu, isanzwe iri mu makipe akomeye mu Rwanda, ndetse akaba ari ikipe isanzwe ifite ibigwi bikomeye cyane mu Rwanda, ndetse kuri ubu ngubu kandi ikaba ari ikipe ikomeje kuba ubukombe imbere mu gihugu, ndetse ikirwana no kubaka amateka ariko nanone ku mugabane wa Afurika, dore ko kuri ubu ngubu kandi ibigwi byayo ku mugabane wa Afurika bitayivugira, ndetse abayobozi bayo bakomeje kugaragaza ko ari we mukoro wa mbere abayobozi bose bajyaho muri izi nshingano baba bafite wo kongera gusubiza APRFC ku ruhando mpuzamahanga no kongera kujya guhatana mu ngamba zikomeye cyane cyane ku ruhando rwa Afurika.